Reka mbashimire kandi mbifurize kugubwa neza, mbifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana y'amahoro nibahe umugisha kandi nibishimire, nibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu. Tuzi ko muri iyi si ari urugendo rurerure, bamwe barataha abandi bagakomeza ku murimo Data yaduteguriye. Niyo mpamvu aka kanya dufashe akanya tubamenyesha by'umwihariko umuryango wa Niryomugabo Jean Paul, Pasiteri Alisa Nyirabagenzi uzwi kuri Mama Lionel, ubabajwe no kubamenyesha ko umubyeyi we Nyirasikubwabo Margarita wavutse 1942 ku ya mbere kwa mbere ubu 2025 kuri 14 z'ukwa 12 yatuvuyemo, akaba akiri mu bitaro muri CHK hano i Kigali, ariho yaguye. Umurambo ukazatorwa igihe tuzabimenyeshwa, ariko tubaye tubabikiye inshuti n'abavandimwe ko ababishoboye mwadutabara, abandi kandi mugafata mu mugongo umubyeyi wacu Mama Lionel. Hanyuma hano hari ibyanditswe, hari icyanditswe nshaka yuko dusangira, ariko mbere yuko dugisangira reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Icyubahiro cyawe ni ikibihe byose, uraganje kandi urategeka. Iyo utegetse ibyaremwe birakumvira, ntacyo wigeze uhamagara ngo kireke kukumvira, nyakubaha Imana. Niyo mpamvu Data wa twese wo mu ijuru gushimiye ko Data uzi umunsi n'isaha ndetse n'igihe cya nyacyo ucyuraho ibyaremwe byawe. Hagati aho rero Uwiteka ngushimira urugendo rwiza umuryango, kandi Data wa twese muri ibyo byose akaba yarabaye umubyeyi w'intwari. Intwari ikabituvuyemo, ariko tukaba natwe tumukurukiza urukundo yatugaragarije, ubutwari yatugaragarije. Nyakubahwa Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye yuko uri Data wa twese mwiza, ukaba Imana ikiza kandi ikabeshaho. Kandi Data ndagusabye kugira ngo ukomeze umuryango wa Niryomugabo Jean Paul, ndetse uri kumwe na Mama wa Lionel cyangwa se Pastor Alisa Nyirabagenzi. Uwiteka ubagirire neza abasigaye, kandi Data ku mutima wabo uzabahe urukundo nk'urwo mushiki wacu Nyirasikubwabo Margarita yatugaragarije. kandi Data wa twese wo mu ijuru turabigushimiye. Reka tugushimire ko imirimo n'ibitangazo ukorera abakubaha, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Hanyuma amagambo ni makeya cyane rwose, reka dusome ijambo ry'Imana. Riravuga ngo, numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Mwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ririmo ni ijambo Kristo yahaye Yohana ari ku kigo cy'i Patimosi, aramubwira ati, ibyo uhereye none andika. Ese mwene Data, waba ufite urwandiko ruzaguherekeza kuri wa munsi wawe wo kwambutsa ubugingo bwawe? Icyo ni ikintu buri muntu wese agomba gutekereza, agatekereza ngo uyu munsi ni twebwe turahari, turagaragara, turaboneka, ariko ejo natwe twataha bene Data. Niyo mpamvu biciye mu ijambo ry'Imana ngo uhereye none, ngo baruhuke imihati. Mushiki wacu Nyirasikubwabo Margarita arera Mama wa Lionel, yamutoje urukundo, amurera n'abandi bana bakuru, kuko niwe bucura Mama wa Lionel nka bucura. Ariko uyu munsi wa none akaba ari intwari ingana kuriya, aho twagiye dukurikirana ubuhamya bwa Mama wa Lionel, dukurikirana uburyo ki Imana yamuhamagaye. Uyu munsi wa none akaba abaye pasiteri, mbese akaba ari nyakwigendera, akaba ari mama pasiteri, akaba ari mama w'umupasiteri. Imana ishimwe cyane. Aha rero iyi ni imirimo
ni buriya umubyeyi iyo abyaye umwana hari ibyo amwaturaho, hari ibyo amwaturaho akavuga ati mwana wanjye uzaba iki, uzakore gutya. Buriya buri kintu cyose muzabona mwabana, yenda reka mvuge ngo mwabana mwe yenda muzakurikirana kino kiganiro, ababyeyi banyu baravunika, ababyeyi banyu hari imihati bagira kugira ngo imirimo yabo izagende ibaherekeje, kuko igitangaza Imana ikora ni ukunyuza umuntu mu wundi. Igitangaza Imana ikorera abayubaha ni uko habaho imbaraga z'Imana ziza zikaremera umwana mu nda ya mama we, akamara amezi 9 yateweho umusatsi, agaterwaho amaguru, agaterwaho amaboko, agaterwaho amaso, ibice n'ingirangingo ze zose zikaba zuzuye, akavuka ari umwana uri aho. Iyo yavutse ararira, nabwo arira hari uburyo babigenjeje, nyuma yaho bakamukura ivata mu kanywa. Ibwo ni urugendo rwose umwana yomatana n'umubyeyi we. Igitangaza rero Imana ikora ni ugucisha umuntu mu wundi. Ubundi Imana ntabwo yabuze matsiyeri zo kuremamo undi muntu kugira ngo abashe kubaho, ariko iravuga ngo kugira ngo niyubahishe kandi haboneke kubahana kandi haboneke independence, kugira ngo abantu banjye bahinduke nkanjye muri yo. Buriya umubyeyi w'umumama ni Imana. Abahanga bavuga yuko ari Imana, kuko niryo remero, niho turemerwa, niryo remerwa ry'umuntu. Umuntu niho aremerwa. Kuba umuntu rero ariho aremerwa, cyangwa umugabo cyangwa umugore, aba yararemewe mu nda ya mama we. Hashimwe cyangwa se Imana iha umugisha nyakwigendera umukecuru watuvuyemo, Imana imutuza heza, kandi ni ukuri imirimo ye igende imuherekeza, aherekezwe no kurera abana akabaha uburere bwiza, aherekezwe no kwemera akazirika umukanda akavuga ati kama mbaya tuzabana, nzabazirika abana banjye, nzabamenyera icyo kurya, nzabamenyera icyo kunywa, ntibazambara ubusa. Muri ibyo byose nzabahingira, nzabazanira. Rimwe na rimwe hari ubwo umubyeyi abona umwana agiye kuburara akavuga ati aho kugira ngo umwana wanjye aburare, ngewe ubwanjye nakwemera nkaburara. Imana ishimwe cyane. Ibi rero nibyo iyo tuvuga ngo imirimo igiye imuherekeza, niyo mirimo tuba tuvuga, ya mirimo myiza yo gukiranuka, ya mirimo yuko mwene data aba agomba gutaha akajya kumurika imirimo akavuga ati abo wampaye data wa twese wo mu ijuru, nabareze neza, nabahaye urukundo, uba hasigaye nta n'umwe ukigwa mu ziko. Kuko niba Bucurage ari pasiteri nawe ageze ku rwego rwo kurera, dukomeza pasiteri Alisa kugira ngo Imana y'amahoro imukomereze mu rukundo rwe rw'umwuka wera, kandi n'urukundo rwe asanzwe afite. Hari ibikorwa byinshi nagiye mubonaho, kandi tubabwira ngo bene data mugire imirimo izabaherekeza kuri urya munsi, kugira ngo Uwiteka azabakirane umunezero mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ntago ndibuze kutinda muri byinshi cyane, ahubwo ndashaka kubabwira ngo ubu rero tukaba dutegereje uko umuhango wo kumushyingura uzagenda. Tuzagenda tubamenyesha, ariko turabamenyesheje yuko mwene data, mushiki wacu, mama wacu, mukecuru Nyirasikuru bwabo Margarita, wa wundi mama wa Lionel yirahiye mwakurikiranye mu biganiro bye, atabura kuvuga umunsi ku munsi, atabura kuvuga yuko ari intwari yiziritse umukanda kugira ngo irire abana, nuko bakure kandi batoza urukundo, batoza ubumwe, batoza gukomera, ibatoza kuba abantu ba nyabo kandi bafite icyo bamariye isi. Imana rero baha umugisha. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri nimero ngendanwa mukamenya uko buri kintu cyose kigiye kimeze. Natangira mbaha nimero ya nyir'urugo, iyo ngiye kubaha bwa mbere ni nimero ya Niryo Mugabe Jean Paul. Harimo 88 0788 75 60 cyangwa se ukaba wahamagara no kuri nimero ya Pastor Alisa ukaba umwandikira, kuko ubu yarari mu butumwa bw'akazi. Imana aho yamujyanye kuba yaramaze iminsi ari mu giterane
giterane cy'abadamu muri Zambia, aho yakoreshejwe n'Imana ibikomeye cyane. Murabizi ko twagiye tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, kandi ndabizi neza yuko nabyo byagenze neza kandi Imana ikomeje kubana natwe. Hanyuma nimero yo mwamwandikira kuri WhatsApp, nawe mukagenda mumuhumuriza mumuhaza. Nimero ziri munsi y'ikiganiro ko nanjye sinabura kuzivuga: 0784834888 Nyirabagenzi Alisa cyangwa se mama wa Lionel. Imana rero bishimire kandi bahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Kadusenge dusoza. Data, ndagushimye ko ijambo ryawe ryaravuze ngo data wishimiye kuduha ubwami, niyo mpamvu wahamagaye mushiki wacu kugira ngo adukurwemo, ariko tuzi ko tuzamubona ku munsi w'umuzuko. Tuzi yuko data wa twese tuzagira aho uri ijabiro, tugasanga uruwera kandi tugasanga urakiranuka, tugasanga ibyo byose wadukoreye kwari kugira ngo tumenye ubwenge kandi dukomere kandi dukomeze n'abandi. Uru rugendo data mushiki wacu yatangiye muri iki gitondo cyo kwa 14 z'ukwa 12, aho yitabye ijwi ryawe umuhamagaye, ndagushimiye ko aba ari weho uzamuyobora, aba ari we uzamugeza aheza, kandi data wa twese imirimo ye ubwo igiye imuherekeje. Data turagushimiye, ngakomeza ubane natwe dusigaye, utwibutse ibyo gukiranuka n'ibyo kugendera mu nzira zawe zitunganye. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Shalom shalom.